ni Mudeli Ascension ubasuhuza, ndabasuhuje mwebwe bakurikirana ibyahishuwe Line TV, mwebwe abari kuri uyu murongo. Uyu munsi ndagira ngo twongere tuganire gakeya ku byo tubamo, ku byo duhoramo. Uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku kibazo cy'amaraso. Ibyo dusomye muri Yohani 8:44, ubwo ni Yesu arimo atongana n'abayahudi. Aragira ati ubabyara koko ni Sekibi, none murashaka gukora ibyo so yifuza. Kuva mu ntangiriro yamye ari umwicanyi kandi ntiyigeze aba mukuri, kuko atigeze atunga ukuri. Igihe avuga ibinyoma abavuga ibiribye, kuko yamye ari umubeshyi ndetse akaba na Sekinyoma. Aya magambo abafite bibiliya y'Igifaransa muzayasomemo, ubwo murazayisome mu Gifaransa, muraza kumva impamvu mbabwe muzayasome mu Gifaransa. Ntushobora gusoma Bibiliya ngo ikuryohere, ngo yumve utabasha kumva ibyo amaraso atubwira, kuko amaraso avugwa kuva mu ntangiriro ya Bibiliya. Ubwo bwa mbere avugwa Gahini na Abeli, niyo maraso ya mbere atubwira. Ariko mwibuke yuko hari umugore wabo wavaga amaraso igihe kirekire wakoze kuri Yezu. Mwibuke ko uyu munsi hari abantu badashobora guhabwa amaraso mu bitaro ngo kubera ko ari ukwemera, nako kubera ukwemera kwabo. Mwibuke yuko hari abantu badashobora kurya amaraso yabazwe gutya, ibintu byabazwe gutya na gutya amaraso adashizemo. Mwibuke ko kumena amaraso bibujijwe. No kuvuga ngo amaraso muri Bibiliya turasanga ahantu henshi. Niba rero Yesu arimo kubwira intumwa, nakarimo kubwira abayahudi ko shebuja amena amaraso kuva kera, bifite icyo bivuga hejuru yuko kumena amaraso n'ubundi ari bya shitani, kuko nta muntu muzima ugomba kumena amaraso. Ariko hari n'ikindi bivuga. Reka turebe wenda nko muri Luka 11:51, aho Yesu nanone yongera kubwira abayahudi ahubwo ati uhereye ku maraso ya Abeli kugeza ku ya Zakariya batsinze hagati y'urutambiro n'ingoro, kuko ndababwiye ab'ingoma bazayaryozwa. Murabizi neza ko Abeli yishwe, ubwo amaraso yamenetse turumva ko icyo bivuga aho ngaho. Ariko ntabwo Zakariya yishwe. Yaba Zakariya w'umuhanuzi, yaba Zakariya se wa Yohana Batista ntabwo bishwe. Ubwo ni ukuvuga yuko yatubwiye ko amaraso yabo yamenetse hari ikindi bivuga. Ikindi nanone ashaka kwibutsa nuko Abeli uvugwa hano ari umushumba. Ibyo nibyo dusoma mu ntangiriro 4:2, aho bagira bati kubuheta abyara Abeli murumuna we. Abeli aba umushumba w'amatungo, naho Kayini aba umuhinzi w'ubutaka. Iyo dusomye mu ntangiriro nanone 37:1 batubwira ko Yosefu amaze kugera mu kigero cy'imyaka 17 yaragiraga amatungo ya bene se. Twasoma mu kuva Exode 3:21 nanone batwibutsa yuko Musa yari umushumba. Iyo dusomye mu gitabo cya Samweli 16, igitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 16:11, nanone batwibutsa yuko Dawudi atorwa yari yagiye kuragira. Ubwo mu yandi magambo icyo nshaka kubumvisha ni uko Abeli kuba yari umushumba, Yosefu yari umushumba, Dawudi yari umushumba, ariko muzabibona no ku bandi benshi batorwa muri Bibiliya bari abashumba. Bisobanura yuko ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Niba mwumva bidasobanutse neza, ubwo muzarebe Zaburi ya 23, ndagiwe n'umushumba mwiza. Umushumba ni uwuhe? Uwo mushumba ni Yesu Kristo. Ni nawe nanone nongera kubitubwira muri Yohani 10, atubwira ko ari umushumba w'ukuri, ko ari umushumba mwiza. Ubwo rero twabyumvishe iyo batubwiye amaraso y'abahanuzi, kuko Abeli twabonye ko ari umushumba. Umushumba ni umuhanuzi. Umushumba ni umuntu wese, cyangwa umuhanuzi ni umuntu wese ushumbye, uragiye imbaga y'Imana. Nuko rero mwebwe munkurikiye, guhera uyu munsi mumenye ko umuhanuzi ari umuvugizi wa Yesu Kristo. Avuga ibyo yabwiwe, avuga ibyo yatumwe, avuga ibyo yeretswe. Icya kabiri mugomba kumenya mwebwe munkurikiye, nuko umuhanuzi abereyeho kugorora ibyavuye mu mwanya wabyo
ni ukuvuga ngo ibyavuye mu mwanya wabyo byaba ari mu ruhe rwego? Mu rwego rw'ubuhanuzi, kubera ko n'abigisha bajya batana. Bishobora kuba mu rwego rw'ubwami, kubera iki? Kubera ko hari igihe kigera abantu icyari ukuri bakakigira ikinyoma, icyari ikinyoma bakakigira ukuri, ngo ubwami buba bwaguye. Ashobora kongera no kuba umuhanuzi cyangwa se umushumba mu rwego rw'ubutambyi. Ubutambyi ni iki? Ni ibikorwa byose biduhesha umugisha cyangwa bihesha umugisha abandi. Ni ibikorwa byose bituma duhabwa urukundo cyangwa se tukaroha abandi. Ngako akamaro k'umuhanuzi ni ugusubiza ibintu ku murongo uko Yezu abyifuza. Umuhanuzi rero ntabereyeho ibitangaza nk'uko uyu munsi bicuruzwa. Niba bajya bakubwira ngo umuntu ni umuhanuzi, ariko ukumva arimo kukubwira ngo yakubonye usamara cyangwa ugere gute, umuntu si umuhanuzi, si umupfumu, kuko nta jambo ry'Imana mbonyemo aho ngaho. Ariko ibyo wenda ubwo nkoze ikiganiro kinini nabisobanura. Ubwo muri bumwe mutari abahanuzi bose baranzwe n'ibitangaza. Nagira ngo mbabwire ko ibitangaza abahanuzi bakoraga, kimwe yewe n'ibitangaza Yezu yakoze, ni ibitangaza byerekaga abantu barimo babwirwa uko bahagaze cyangwa se ibyo bagomba gukosora. Ibyo nabyo tuzabigarukaho twitonze. Ese abahanuzi cyangwa se abashumba b'uyu munsi ntibaba barimo kumena amaraso y'umuhanuzi mukuru? Kumena amaraso y'umuhanuzi mukuru no kugira gute? Ni ukwica ukuri kwa Yezu Kristu, kuko ari we muhanuzi w'abahanuzi. Ese abahanuzi cyangwa abashumba b'uyu munsi ntibaba barimo kumena amaraso ya Musa na Eliya? Kumena amaraso ya Musa na Eliya ni ukwibagirwa burundu gusoma ijambo ry'Imana, gusoma amategeko y'Imana no kuyakurikiza, no kwibagirwa burundu kumenya umugambi Imana idufiteho, umugambi wo kudukiza. Kumena amaraso ni uguhakana ukuri kwa Yesu. Ubwo rero ngarutse ku magambo twasomaga ari ayo muri Luka 10:51, kuba baramennye amaraso ya Abeli kuza kugera ku ya Zakariya, no kuvuga ngo ntibigeze bemera ukuri kw'Imana. Nicyo ngicyo nitugaruka hejuru hamwe nababwiye ngo n'ubundi mumeze nka so w'umwicanyi kuva mu ntangiro. Kwica muri Bibiliya ni ukwica ukuri no guhakana ukuri. Nuko rero nagira ngo ndangirize ku magambo Yezu atubwira muri Yohani 6:56, agira ati, urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we. Mwabyumvishe, ntabwo turya abantu, nta nubwo tunywa amaraso cyangwa turya inyama z'abantu, ahubwo kurya umubiri wa Kristu ni ukwakira urukundo aduha. Ni nacyo kimushishikaje kuruduha. Unywa amaraso ya Kristu ntabwo turabinywa amaraso, ntabwo turi abavampira cyangwa se ngo tube abakanibaliste, ahubwo kwakira ukuri kwa Kristu, ukuri kwa Yezu Kristu, ngiki cyo bita kunywa amaraso ye. Nuko rero turangiza dusenga tuvuga tuti, Nyagasani Yezu, duhaze umubiri wawe ndetse duhaze n'amaraso yawe. Umubiri wawe rwo rukundo, amaraso yawe kukuri. Nyagasani Yezu, komeza umurikire intambwe zacu, tubashe kumenya ko amaraso yawe adukiza atari bitonyanga, ahubwo ari ijambo ryawe. Mugire ibihe byiza.